Dusangire ubuzima. Uyu munsi turasangira isomo ry'ubuzima rigira riti: Imana ntabwo ikugereranya n'abandi. Nawe reka kwigereranya nabo kuko akenshi ntacyo byungura. Mu buzima tubayeho hari byinshi duhuriraho nk'abantu, kandi hari iby'ibanze twese dukenera. Ariko nanone tugira ibidutandukanya. Bimwe ni ibigaragara nk'imiterere yacu y'umubiri cyangwa ubuzima butandukanye tubayemo. Ibindi bidutandukanya ni ibitagaragara nk'imiterere yacu cyangwa imyitwarire tugira itandukanye. Kugereranya abantu ntibyabura. Ndetse n'abakora ubushakashatsi bagira urugero fatizo bashingiraho rutuma babasha gukora ibyegeranyo bitandukanye. Ibi rwose ntacyo bitwaye. Yemwe natwe mu buzima bwa buri munsi hari ibipimo fatizo dushobora gushingiraho. Urugero, abana bageze mu gihe runaka hari umubare w'ibiro cyangwa uburebure byibura bagombye kuba bafite kugira ngo bigaragaze ko batagwingiye. Iri gereranya ryo ni rusange kandi rizahoraho. Ariko icyo nize ni uko umuntu akeneye kugira umwihariko we. Uwo mwihariko wawe rero ni wo utagereranya n'uw'abandi kuko ntimuba muwuhuje. Ibyo abandi bagezeho kubimenya ntacyo bitwaye, ariko nawe ufite ibyo ugomba kugeraho. Ntabwo Imana ikurebe kugereranya n'abandi, ahubwo ikureba mu byawe usabwa gukora kandi ikareba ko ubikora mu gihe yaguhaye ku isi. Kwigereranya n'abandi hari igihe bitudindiza, bikaduca intege kuko tuba twumva twaratakaye. Hari igihe kandi bidutera ishyari ntitwishimire ibyo abandi bagezeho. Ku rundi ruhande hari igihe bidutera ubwibone, cyane iyo twigereranya n'abo twumva twasize, maze ntidushyire imbaraga mu kunoza ibyacu bitureba. Icyiza mu buzima ni ukudatakaza umurongo w'ibyanjye. Nibyo koko abandi mbigiraho, ariko sintinzwa no kwigereranya nabo. Mfite ubuzima bumwe ngomba kubaho, kandi ngomba kubaho neza bukampa umunezero. Iyi somo nize rero nari gusangizaga ngo nawe ubashe kugira intego zawe, uziharanire, uhamye umwihariko wawe, uwushyiremo imbaraga kuko ntawe muhwanye. Ndetse n'Imana ntigushaka usa n'abandi, igushaka mu mwihariko wawe. Nsoje nkwifuriza kugumana umwimerere wawe.